Baba nina kushukuru, umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina Baba, nina kushukuru, umefanya hili, umefanya na lile, Baba nina kushukuru, umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina Baba, nina kushukuru. Baraka zako hazihesabiki, wema wako hauzoweleki, baraka tu, baraka zako hazihesabiki, wema wako hauzoweleki, umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina Baba, nina kushukuru. umefanya hili, Umefanya hili, umenipa jina Baba, nina kushukuru. Baba nina kushukuru. abemera ko ari Imana ikiduhaye guhumeka bayikomera amashyi. Wamuguma aho ngaho ndangize iyi gahunda, dusome ijambo, jewe nawe dusirimbe, abandi bicare, hanyuma ite twinjira mu ijambo. Uri umugabo mwiza. Umefanya hili, umefanya umenipa jina Baba, nina kushukuru. Dushimiye umushumba n'abo bakorana bose n'abadamu banyu n'abana banyu, department zose z'urusengero, Imana ya Ibrahimu n'abakristo, gutumira ijuru na Felix hamwe na Mata n'abandi baririmbyi, abakozi b'Imana bari mu bambabazi na abakozi w'Imana. Umuco mwiza ni ukumenya amazina y'abana, kuko ntabwo ari ingaragu tukaza tumwita mama runaka, ariko kubera kuko ariko nyine tumenyera umuco wacu mwirinzi. Abishimiye na ministeri zose batumiye, nari mbakumbuye, nari narambiwe kumukutanura. Imana ya Isiraheli ibagire neza, hamwe n'abapastori baturutse mu yandi matorero, muri abantu beza. Ndamukiriza umuntu mwicaranye, umubwire ngo icyo utari ufite muri uku kwezi kwa gatanu, ijuru rikukorera ibintu bitanu. Ndio shimiye mugaragu w'Imana Evangel, ndabakunda mu rugo rwanyu, hakunongeye kubakunda kandi tavuze birebire, bakunda mukiriza, bakunda mukiriza. Umuntu umwe akuramutse akubwira ngo genda muri Australia mu ivuga buto. Amazina ni Matayo Tamahizi Muhoza. Munemere dushimira abantu badukurikiranye online, tubakomera amashyi.
Twongere dukoma amashi cyane ku bwa leta ya Kenya kutwemerera tugaterana tuyikomera amashi. Leta ya Kenya yagize neza. Uko wanze kuyakoma se uri mu gusezerana kubera imbaraga zawe. Kwihagarara ukoma amashi ku bwa leta ya Kenya. Topike mumaze kuyimenya, nda yindi shasha tuzana nugukorera Imana. Twatangiye tuvuga ngo nihe wakorera n'imigisha ya Yoshua. Uyu munsi twavuze impamvu zo tumukorera Imana. Tuvuga amatsinda agera kuri 3. Itsinda rya mbere ni Imana ubwayo, ya kabiri ni Yesu, ya gatatu n'abatubanjirije aribo basekuruza bacu bo kwizera. Intro ndayirangije. Soma amagambo y'umusoro. Soma ibitabo bibiri. Niturangiza turaririmba bukeye, turangiza dusirimbe. Yesu alisema mimi ndimi njia ya kweli na uzima wa milele. Turaza gutinda havuga ngo Baba Mungu tengeneza njia. Baba Mungu tengeneza njia. Nubwo tuitangira hagati ariko nakusa. Yesu alisema mimi ndimi njia ya kweli na uzima wa milele. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana. Umuhanga uzi gusoma neza. 12 4 ahomboke nije umuhagarika. Kindi gitabo ni Yoshua murakizi. Isura kugisoma. Ninde uhabona? Bibiliya iravuze ngo nuko Yuda Iskariyota umwe mu bigishwa be wendaga kumugambanira aravuga ati, niki gitumye aya mavuta atagurwa idenariyo 300 ngo bazifashishe abakene? Gatangagulwa denari 300 ngo uzitabale abakene. Komeza. Icyatumye avuga atyo ibikatuma agadita koko sukubabarira abakene, kutari kukejerera abakene, ahubwo nuko yari umujura ari mvizi ya muzimba, kandi ari we wari ufite umufuka naye wari wetuludaha lwe faranga, akibizo babikagamo, anakizizimba mu byakizibikamo. Yesu aravuga ati, Yesu anahulumula lino gambo, nimumureka yabikire umunsi nzahambwa. Mureke yagabike mukuba umuregerege, kuko abakene muri kumwe nabo masha abakene muri kuguma nabo ariko ndeweho ariko nyehe tituri kumwe iteka. tutari kuguma nawe ngisimirege. Abantu benshi b'Abayuda bamenye ko ahari baraza Pima mambo bimilikoro elanga yasika sivenwe manuka. Icyakora si kubwa Yesu gusa, ahubwo nukugira ngo barebe na Lazaro wazuye. Rekeraho ngaho. Amen. Ndamukiriza umuntu muri kumwe mwisharanye umubwire ngo aho Yesu ari uhagera nuguhishurirwa. Kindi gitabo ni muri Yoshua muragifite, tumaze kugisoma cyane ngahecura kapanda kidogo kidogo kankanka. Yesu alisema mimi ndimi njia kweli na uzima wa milele. Yesu alisema mimi ndimi njia ya kweli na uzima
Yes. Mveta. Yesu alisema mimi ndimi njia na uzima wa milele. Yesu alisema Mimi ndimi njia ya kweli na uzima wa milele. Yesu alisema mimi ndimi njia Ya kweli na uzima wa milele. Yesu alisema Mimi ndimi njia ya kweli na uzima wa milele. Yesu alisema mimi ndimi njia kweli na uzima Wa milele. ya 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 kweli na uzima wa milele. Baba, Baba Mungu tengeneza njia. Baba Mungu tengeneza njia. Baba iyelele tengeneza njia. Baba Mungu tengeneza Tengeneza Baba, Baba wewe tengeneza njia. Baba Mungu tengeneza Tengeneza iyelele. Baba Mungu tengeneza Tengeneza ya. Baba Mungu
nimwicare kora igitangaza mana ayo magambo yawe abadukurikiranye bari hirya no hino tuganira ibyo washatse ko bigomba gukiza bikaduheza ubwenge bigakiza n'indwara aho bari twe ari uwabwa icubahiro mu izina rya Kristo amen Hallelujah. nimuzamure ibiganza Yego. komera Imana amashyi menshi Hallelujah. amatsinda ya Aho. atatu iyo wakoreye Imana itsinda rya mbere rizarihindura system ndamukiriza umuntu mwishara umubwire ngo ijuru n'amatayo baratangiye igitabo cy'itangiriro Aho. ibice 8 n'umurongo wa 20 ugahomboka ukagera kuri 24 Nowa ari kumwe n'abahungu be n'abakazana be ngo arangiza areba grandere y'Imana mu by'Imana yamukore ngo arasohoka gusohoka ni kimwe ariko gutekereza ubunini bw'Imana yakoze ni ikindi uri yahoma uri umuntu mwiza yabike Imana igusatse uyu mwaka kandi kugirire neza Amen. Sama hari ibintu bitatu byafashije Nowa nimuzamure ibiganza agira mbivuge nimuvuge ngo haleluya Hallelujah. icyambere kiyagize integekeya zo gutekereza Bibiliya ivuga ngo ibitekerezo byiza ni ubuhanuzi nupfa mu bitekerezo uzabutuye umuntu apfa ahagaze kutamenya igihe de kudatekereza mu gihe cya truwa kudashigikira n'abatekereje abaguka bose bagakorera Imana dore naha mawazo mazuri tumia akili yako vizuri Na ujua linalokupasa, shetani anakutamani. Wewe simama, jipange sawa sawa. umuriro uratse ndamukiriza mwene wanyu mubwira ngo ndahandi bipfira ni mu mitekerereze Ibitekerezo. nunanirwa gukorera Imana ni mu mitekerereze nimuzamure ibiganza byanyu sema haleluya Hallelujah. tumia akili yako vizuri Na ujua linalokupasa, shetani anakutamani. Wewe simama, jipange sawa sawa. atekereza ubunini bw'Imana aravuga ngo hapachelewe mwanaume hapa byagomba gutinda umugabo hano dore abagabo si abagabo bafite ubwabo n'abagabo batekereza mu gihe cyabo bagatekereza iby'ijuru byabashiriyeho gutekereza ngo arangize ngo abone ukuntu Imana yamukoreye igitangaza ibona bakazana be n'abahungu be babona n'inyamaswa zose nizagira amego yo kurya izindi zose zabaye demobe n'uwo aravuga ngo uyu munsi wa none ndakoroga Imana kugira ngo Imana nayo ihindure system hari ikintu numvise Aho. icyamanuka nimuzamure sema haleluya pima mambo maze kureba ubunini bw'Imana ngo aravuga ngo mu by'Imana yampaye kaba ninjiranye nabyo bikagira discipline ni ibingibi nibyo nkoreramo tukaza ukorera Imana mu byo udafite ibyo ufite ari byo uzoza ukoreramo Imana kandi numara gukorera Imana mu byo ufite Imana izihindura system iyo nicyo tsinda rya mbere Imana yonyine izihindura system mu wawe harimo system naje Matayo korera muri system ni kanisa nyoboye ifite system Kenya ifite system Afrika ifite system abazungu bafite system nubande wo ande wo ya system ya
si tuzagera kure. Ndamukiriza umuntu mubwire ngo tugate systeme yawe izakureka Aiko wandagare azakuramisha ineza ye itarondoreka. Tazakureka we ntazakureka ngo wandagare azakuramisha ineza ye itarondoreka. Tazakureka we ntazakureka ngo wandagare azakuramisha ineza ye itarondoreka. Igicaniro kizacubakwa n'ibintu bitatu. Ikintu cya mbere ni inkwi, icya kabiri ni ikibiriti ari uwo muriro, icya gatatu ni igitabo. Ariko ikibanza ni ibitekerezo. Sukuma indukira na mwene wanyu umubwire ngo Imana ntiyateze kugusubiza, turahishurirwa gusa kandi igisubizo kiri hafi yawe. Unanirwa gukorera Imana. Imana yagushize ku isi. Ijambo rya mbere urangije umwaka nta serumu irakujaho, niyo ya mbere kuturi ateperanoza ngo waraturinze Mana ikomeye kugira ngo abadayimoni waraturinze. Tunanirwa gusa guhishurirwa nawe uhindura systeme twinanirwe twenyine, ariko ndakutakoze muzehe. Reka ntimuseke, igitangaza kirabaye. Twese abantu bose bavuye ruguru mu misozi tugira apeti bene ya indisazi. Ndabashe ariko urabukunda Imana muri Kenya amazu tukariha, abana bakiga, tugacuruza tukaronka, mu bitaro tukashamo tukavamo, tukabyara abana bagakura. None imitekerereze yacu twananiwe gukora ikindi kintu Imana ihindure system. Ndamukiriza umuntu umubwire ngo Imana itegereje gukora ikindi kintu ihindure system. Ntazakureka ngo wandagare azakuramisha ineza ye itarondoreka. Ineza itarondoreka. Ineza we 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 itarondoreka. Musambura cyane. Sema haleluya. Sema ya. Surunya Matayo naje kubagemura uyu munsi. Nimwongere mutekereze aho wavuye nahure yarakurinze kuzana igesheje hano uraje n'ahandi wabaye ute mwabaye kutkoma indukira na mwene wanyu uzi ko ariko nyine kongera dutekereze dukore Imana ihindure system. Musambura ibiganza birakomeza. Sema haleluya. Sema Kapelo. arubaka ngo arangize impumuro, nta gicaniro kitagira impumuro. Kila sadaka ina harufu yake. Wakati unachelewa kutoa sadaka hakuna harufu inaenda kwa mzee. Harufu ilipopanda mbingu zikasema kuna mambo yamebadilika. Kuri kindu hindura system ejo. Kandi umuntu umugabo hindura system ejo. So umuntu tekereza ibyo hasi. Aba muri capacity yaho ejo. Over pana down. Over pana. Ari hivuru na. Bashize amaserumu uyu munsi wa none.
Imana yandumye ngo uzutangariza abantu muri iri joro ubabwire ngo nibongere batekereze nimuzamure bikaze nimukomere Imana amashimeshi tandala kasira ayala sala Hallelujah. Imana ngo yandigoboka yonyine system ya iramanuka tiyaje malaika iramubwira ngo Noa kuanza leo mpaka nilipoona kuumba kwa mwanadamu roho yake inajaa udhaifu na kutenda mambo yasiyo halali. Sasa kuanza leo nabadilisha juu ya nini? Ya sadaka. Tangituro imani hindure sisi te Izaduraka Gowadagare Asakura mishine saye Itarondoreka 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 Yaka Revera kadawa twanezera wewe ngo dutange ituri Imana ihindure nini sura gusiga hakoze ingome no kuri Noel agatanga no kuri Pentecost umukutano wa mama gatanga umugabo w'abasi yitwa Sematebo mu magasha jewe ndamahizi naripa izindi zacu nizacu barazinyaga kubera ubushishe n'ubugugu gitwarekuraga iwe kugeza n'ubu ziri hariya mu bibogo ndamukiriza mwene wanyu mubwira ngo uzurekura ituro rituma Imana iyumviho impumuro nziza igahindura system nimukomere Imana amashimeshi gira Yesu alisema Mimi ndimi njia ya kweli na uzima wa milele. umuntu ufite ibitekerezo yoreba ino bafure akabona ko imaze gukura tange ngo kureba nk'imirazi yarangiza akazana system Imana ikama yihuta muri umuntu ufite ibitekerezo. Imana ndizikorana abantu bari muri capacity yo hasi korona abantu bari hejuru naje kubatangariza serumu y'ubwami bw'ijuru bafata nimwongere mwishurirwe kuva mu itete tekereze neza nimurangiza musurprising Imana nayo ihindure system Pima mambo Hetele. nimuzamure ibiganza kirakomeye sama hey Imana yari yabwiye Ibrahimu iramubwira ngo uzabasekuruza amahanga ngo irangize iraceceka Ibrahimu ngabona bangahe batatu bashatu naho ngo babone yamayiruka yasezeye n'umugore yama babwira mu mvugo nziza umuntu ufite ibitekerezo byiza tazavuga nabi nubona umuntu azavuga nabi afite problème ni tete rw'iki nubona utuye n'umuntu muri quartier azavuga nabi imuka muri yo quartier akirikare atazakwanduza uri mukuvuga gute muchungaji umukaza atari ririhohe anababwira ngo nikindi n'amazi yibanze icya kabiri mureke babe ngabavuga gatsina icya gatatu nanone mureke batuza arafite abantu bari speed umukozi umunge yambwira ngo yishire mu rugo nta muhanuzi uzurya neza ngo hanure amafuti bishoka uragana ngo ibintu byose Felix yavuze hano uzaho byavuye mwakoroza ijuru abantu kuva naba bateguye ameza izokeje ziraza utujerekani tw'amata ko turaza twipanze imbuto sinarinzi ko ino haba amapuruni ibinyomoro nabo barabizanye watermelon nazo ziracomoka bazana na apple nayo iracomoka bazana n'imineke ndamukiriza umuntu umubwire ngo kubera iki mwakoze ijuru rirabatungura mimi niko na tabili ndimo guhanura kaisala kekela banda Prelande. iza forme citation
uzatinya umuntu w'umuprotokole uvuga ngo ndakongera ku mbaraga akakubwira ngo ndakongera ukanga agasoza ngo ndakongera ntimurabini murahanda handa reka ndekura ubutumwa Imana yari yacacatse kubera itura umusozi iravuga ngo wakati kama na huu mugihe pase yari yavuze ariko kubera itura irongera iravuga pase yaravuze muri pesa irongera iravuga Juruwe Juruwe tegeka sebiyemera Juruwe 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 tegeka sebiyemera tegeka sebiyemera tegeka sebiyemera tegeka sebiyemera Ijuru yabereye ihembe ry'agakiza kagenye Yesu imbaraga ugiye Matayo umuntu urwaye wese uri munokira mu izina rya Yesu. Umuntu ufite ibibazo mu bana biwe nibikemuke mu izina rya Yesu. Umuntu utegura ubukwe nibishama mu izina rya Yesu. Juruwe Juruwe tegeka rosebiremera Juruwe 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 tegeka rosebiremera Ijuru yabereye ihembe ry'agakiza kagenye imbaraga ugiye abanezerewe haguruka witangire haleluya hari ikindi Imana igiye gukora ku buzima bwawe haleluya 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 Juruwe tegeka rosebiremera tegeka rosebiremera ai tegeka rosebiremera tegeka rosebiremera rosebiremera mwicara n'ijuri mu kazi itaza kuba inyenda muvana ngo yadutinzije duhagaze ubundi asakaze muri mukora ndi muri guhagarara baza bari muri Amerika ukunda bahagaze mu mashifa aha pima mambo pima abo bayikulu bayisha abo bayegereze iyi ndaga ari seminaire uyu ni umukutano w'ubujutse Loteva abo bayikulu bayisha tuliyegereze eflange mke wa Abrahamu akadondoza sawa sawa kama kicheko. Sasa kumbe mbingu zinazoona mbali macho ya Bwana yanaona pote. Katangaza habari hivi, umecheka Sara, acha na mtoto anayekuja naye atetwa nani? Atetwa kicheko. Sikiliza, usichelewe. Umugoro wawe narangara wa mugabo ndukarangara mwabakobwa mwana bahungu muranga nimoni so yarangaye na nyoko ntimukarangara nimukora ituro muvuruga Imana izihindure system. Tele data afite imyaka 79 ndaca zamupanga amayinga abira kamabwiriza kandi ntave muri topic. None ufite iyo myaka nta mahisi utaraneza 50 nindangize inzana no gukora Imana cyitera kuri Imana
yahindutse jene reje uko wifashe niko bizerige nuwifata nk'abanyabwenge uzaba umunyabwenge nk'umuntu yogera mu rusengero akaba suseka cheka kanisa nasima banene nanashagaluka kubenge bambwira gende mu nyumba ya data gusetsa imana gusetsa n'abakomokamo bo Isaka aravuga arangije kuvuga ahari kurira kwararira umuntu ariko mu gito mpundu zikavuga bene yararirimbye ngo ninge wawundi wahoraga imbere yawe wuzuye amaganya garutse gushima ariko yewe mwaba ndimoshima n'abashumba babakorera igiterane nk'iki baza n'umunyabwenge nk'uyu uwaye umanukana furaze akagusingira izindi niba umuntu uhaye ukama nk'inka zitanu zabyaye kandi zose ziza zikamwa kakabido uza wicaramo nawe ukaza wumva ko hawuzuza umubona umushumba bazana ibiterane bene by'ubuzutse muzamuhishurirwa ibintu bikene dore imaze kugira urushobo dore ibafu imaze kugira urushobo n'umugabo kahita ugenda kwamwishogora hari muri nakumate bakabona urigaganje kwamwigagambana uza nabi icyo kinyamurenge ni mwacumvise kwigagamba kw'isoko yikore kw'isoko baba muchungaji nushinzwe administration nushinzwe development hari ikintu nayishuri nashatse kongera n'ibiti sasa ni mufundo kariya hariho aka bakubita no abantu batangariye imana yo yotangara gute ndamukiriza umuntu mubweretewe muri wowe harimo ubutunzi tabara nyamuneka koresha ubwenge urebe ibikene Ibrahimu na Sara na Isaka na Eliyazeri umukozi uwo munsi baraseka iyo twakoze ibikorwa byiza hari ibyishimo biza bimanuka abantu bagaseka nimubona muri ministeri kaba muri itorero n'abantu baye bayishurirwa muzakora amasengesho yo kwiherera usengera abantu bakirikana uko Biblia nasema taifa langu linaangamia kwa ajili ya kukosa nini maharifa takasala sangala la banga ila la salamani ya sistema ya kabiri izituma abantu bavuga igitabo cyayo iyo mu gihugu cyawusi hari umuntu witwa Yobu yari umuntu utunganye kandi yubaha Imana akirinda ibibi byose yawumugisha Imana n'abatindiye ndamukiriza umuntu mubwire ngo wamenye amakuru yo mugabo yo mundamukiriza umubwire ati iyo mu gihugu cyawusi hari umuntu witwa Yobu yari umuntu utunganye amashiyani kandi yubaha Imana akirinda ibibi byose yawumugisha Imana iyo mu gihugu cyawusi hari umuntu witwa Yobu
dutunganye kandi yubaha Imana umugore wawe nagusakuriza wa mugabo uri muno aba bacu apana aba bacu ntukavugane nabo cyambere uzashicika nuja mu cyumba zagusangayo ubuse nk'umuntu witabishije telefone nurangiza wita usohoka gahoro gahoro uje gufata ikawa ubanza utekereze neza aba bacu kandi bino mu mujyi aba ariko namwe nimuhindure nyabo ariko ye tiboroshe navuye mu nda ya mama zasubira naje tacu mfite zasubirayo tacu ibi byose niwo wabimpaye niwo bitanze kandi n'ubishaye umve noneho igitangaza abanyabwenge no baracomoka Birudadi Sofari na Elifasi aba batipe ngo bagiraga nubona umuntu utazi kuvuga neza mumumenya mumuhiyake uyo satani akaenda Adamu na Eva nabuna kituna besha na kuteranya mutayemere mutakore agabateranya bigizi yararirimbye abantu ntibatinya ariko abantu yeme abantu ariko abantu ntibatinya baramubwira ngo turabizi wawe umwana w'umuntu ufite ibyaha byinshi itukiriyo mana navuye mu nda ya mama konsidesi basubira mu nda y'isi byose byatazwe wabona umutipe ari mu munyenga ibintu byose nta stress afite no stress umuntu yahagaze navuye mu nda ya mama zasubira mu nda y'isi byose byatazwe no stress abantu ni bakuvuga amagambo jiperaho we munyewe no stress na Yesu ni Bwana no stress jiperaha mwenyewe na Yesu ni Bwana umpegano no kuri 29 ibimuka jama bishomo yobu yari amaguru yiki impumyi nazo ziracomoka yobu yari amaso abashoje nabo bama bashomoka yobu yatumaze iki sukuma hari abagabo nanone ibihu namukiriza uwo mwishiraye umubwire ngo shinga umusozi umwe nibazoza bawugeraho bavuge ngo uyu musozi ni kwa byinshi cyangwa kwande kipofu mmoja wa jina lake Bartimayo kipofu mmoja wa jina lake Bartimayo siku moja alikuwa akiketi kando ya njia msaada katika njia hiyo wakaomba msaada katika njia hiyo wakaomba msaada katika njia hiyo msaada katika njia hiyo
akapaza sauti kwa nguvu sana akisema, alisikia kelele za watu wengi mno, akaambiwa kwamba ni Yesu anapita, akapaza sauti kwa nguvu sana akisema, wewe wataka nikufanyie nini? Wewe wataka nikufanyie nini? Ngo bami nabo ngo bamubonaga hatambuka, ngo indimi zabo ngo zigafatana n'inkanga zaka, zikavuga ngo kunapita mwanaume. Abantu babaga kudutorera bahe bagambana, Yobu yatambuka bose bakaba stop, bose banamihurika tetwa uriki musosa atambuka, gihume cuma kiratambutse, ariko ndanezerewe mata murahoma dawo fanu muri aya masaha nubwo usinzi na masaha afite mukomere Imana amashimeshi arazamutse kubacuruzi. Abacuruzi gutya batambuka ngo bakama bibuka umuntu uzutuhahira ibishanye n'ibiryo byinka Yobu nawe ari abambaye ko murareba isaha n'abatindi mugiye kuryama se ese aho mwaryamiye itagaza kirabaye erega kuwa mbere tuzitahira si ndiyo tugende tuje mukanikazi jaho zatangana n'umuntu uzubwira mu rusengero ntaseke ariko zabaye bite yawe mu rugo itariki zo kwishura inzu uzagusaranye nugera mu rusengero unaniwe no guseka. Abakoze anniversaire bose abana ba Yobu bakamanukamo, bandu bose baratangaza muri uso. Biblia yambwiye ngo hakuna mtu aliyetumia maziwa. Yobu hakutumia maziwa kwake, watoto wote wausi watumie maji, yagenda gatanga mata, bandu bose bakama mata muri uso. Uri kihume yo uri mushosi aho ari uyuvwe nawe ubwo tugambona hano na Felix na matari ubwo tugatuba uri mushosi uri kihume cya mushosi Felix. ariko mwareka tugakomera Imana amashaho tugeze. Amen. Watu wakatangaza amatangazo atara ya BBC, amatangazo atara ya Okapi, amatangazo atara ya Bujerema, amatangazo atari ijwi rya Amerika, matangazo kutoka mbinguni. Yobu nari shoja urangamburira, nari nambaye ubusa uranambika. Iki kinyejana sicurusa, iki kinyejana dore aho mwanditse hari teme y'umwaka, nko kwandika teme y'umwaka umukristo muri rusengero tundutungura abantu hano mu rusengero. Imana ngo imanuke ihindure system. Luga tatu topic y'umwaka wose kandi ukunguku bamumwaka uzashira bagifite n'amadeni ku gitabo cy'ikanisa. Man uturinda amadeni ndamukiriza umuntu umwicane mubwire ngo genda wishura ideni ryo mu kanisa, kandi uko wasanga muyafite. Rega nahi Imana yaberetswe ko murashagaza ngo hari ukundi kuberekwa kuruta ukubu yaberetswe mugane muzinyo amazina. Twikorosha hano ndakibaza ibindi bimeze neza. Imana iraje kare. Macho ya Bwana yanapote
macho ya Bwana abantu baravuga ntabwo ari Imana yavuze sina Yesu wavuze kurinde kwitsinda ryayo itsinda rya gatatu gira ndangize dusirinde hanyuma tutangire kwera umwe azayere kundi undi yere kundi tubwirana amabanga mu matwi uyu munsi ndakuvugira Azarani turi kumwe na Roraje hano ibintu bimwe kuzukoresha ubwe kuko isi yasaze ari mugera gutya bagica bakagera nabo ngo sinzi imikasi mwayikuye niko yeme umukasi wagaze twagoshirira none mwawumanuye ino ariko na uyu muhungu n'umukameramene waje uyu muhungu mwizuye kandi shantu urashaka kandi akora mu rusengero afite na chano yiwe yitwa gutargisha endo mwayumvise humura ni wowe wa mbere humura media ufite ibitekerezo bizima dore nguyu mugabo mwabakobwa muze gusenga ngande mulike hari naho mukore munasheye mushireho na comment musabone humura media akora uri umugabo hashimwe ijuru ryaguhaye guhishurira nakugenda gusa umusore ntayakora agenda zerera gusa gende yo munda iya gatatu gira ndangize yo ayi data we mutima wanje himbaza imbaraga z'Imana Uwiteka Mana yacu urakomeye mutima wanje himbaza imbaraga z'Imana Uwiteka Mana yacu urakomeye mutima wanje himbaza imbaraga z'Imana Uwiteka Mana yacu urakomeye wambaye icyubahiro no gukomera bari icyubahiro idaryowe maruganda ntabwo kumababa y'umuyaga mani imbaraga zawe zirakomeye ayi mana we mani imbaraga zawe zirakomeye ayi we mana we mani imbaraga zawe zirakomeye ayi mana we mani imbaraga zawe zirakomeye mana we mani imbaraga zawe zirakomeye ayi we mana we mani imbaraga zawe zirakomeye mana we mani imbaraga zawe zirakomeye igitabo cya Yeshuwa Isirayeli Mose yohereza baza gutata igihugu ngo bashikira ku mudamu maraya witwa Rahabu tekereza nawe indaya igira ibitekerezo byiza hanyuma yindurirwa system sijaiona siku na jana tuweka na leo Mungu salale baba anasijua hitaji zote ninazo. Ngo binjira kwa Rahabu ngo akawakaribisha na moyo wa ukarimu. Nono abantu bo mu gisagara baraza baramubwira ngo Rahabu muno twabona batipe bayingira mohe bagweti ukuzata kwabonga abayisiraheli kirine mishaku yabonga abayisiraheli ne sura zabo twabonye arabanyisiraheli none binjiyemo umva imvugo ya Rahabu kwa hekima aravuga ngo nzamenya binjiye ariko basohotse sinza mbamenya abo batipe banjiye ariko gusohoka nimubimbaza ngo arabazamura ngo akawafisha juu. Sikiliza mtu wa hekima anafanya mambo ya ajabu. Muri wewe harimo ubutunzi, nimureke kurangara mu Abanyafrika mwe, nimureke kurangara mu Abanyamasengesho mwe, nimureke kurangara mu Avuga butumwa mwe, nimureke kurangara mu Abakongomani. Barangije basubirayo ababwira ngo nimwihute ku bujambo ariho muza gutegamira. Wenda mukanya barabaserukaho mugwatiraho bashenzi naho yabaje ikora
nicuza sana apandacho muto ndicho takavuna ndimo ndavuga ngo kora hahinduke system. Biblia yambwiye ngo wagiye guca ilipo karibia mapambazuko ngo bakora dialogue ikiganiro kiri muri pressa arababwira ngo nakoze uko shoboye namwe nimuvuga icyo muzakora. Baramubwira ngo uru rudodo rw'umutuku ndiruka vyano kwidirisha ni utabili wa damu ya Yesu Kristo itakayomwangika msalabani. Namba 2 baramubwira ngo uzakusanye abi wanyu bose muvukana n'ababyara banyu n'abamwe batabinjira mu isengero ariko kubera we bazinjira. Umuntu wese uzaba uri muri hano umunsi tuzarimbura Yeriko ndacaza. Reka kubwire iyo wakoze igikorwa kizakiramira nabo muvukana kikaramira nimugera nimukomera Imana amashimeshi. Asigaye umagira ndangise kuko iyo utize muri topic ntabwo ari byiza kuko nababonye kera tugeze mu gihe cyo gutarama no gukorana amayitaje gusa nico kintu gisigaye naho topic wayinogereje naje kunda kora finissage ubundi byajo ni conclusion tugataha ngo baraza ngo basenguruka Yeriko mara kwanza wakazu ya pili ya tatu ya nne ya tano ya sita mara ya saba hahandi kwa Rahabu ntiyigeze hanyeganyega ngo bamabage ngo basanga ibintu byose mu gihugu nyumba zikalungura ariko ngo hari kigega cy'izahabu aho hantu hose ngo basanga ziteretsemo. Babwira Rahabu ngo uvuye umunsi wa none ubaye umunyesiraheli kugeza n'ubu mubaza basurwa muri Isiraheli noko barahabu harahaye inda ya none mwaba Kristo shendu umukristo zahora ndiwe mu bintu byose ngeze kuguva. Nibandi bafite urugambo nibandi banyeshari umuntu yagora gusa imodoka hanga yo gutwara abandi ngo asigayira yemwe twagabanyije mwabakongomani mwagabanyije amagambo dora abandi kahosha ni rusenge ikahosha ni rusenge ikikinamo nishabakenya kwa abakongomani sisi kwa abanyamakuru punguza nimushemuka abandi aho bageze ibikorwa n'ibyo bisigaye bagaca hirya bagasanga afite inkoko igihumbi bakubita hirya bagasanga afite ikiraro cy'ihene bakubita hirya bagasanga afite akamodoka kiwe mukita gutari za uba agasanga afite uba wakubita hirya basakuri account ziyo kuri momo haza hinji M-Pesa hakinji Airtel hakinji account hakinji agoza rusaku tugiye mu gipolisi tugiye mu gisirikare uko sawa Mungu wangu mchana usiku uko sawa tu safarini ukuniacha majaribuni umenishika mkono umeniandalia meza mbele ya watesi wangu umenipaka mafuta kichwani pangu umenirehemu. Wasonya magambo yima umugore wafashe denario magana abahanga babiriya baravuga ngo wari umushahara ukora muri leta ifite administration nziza umwaka wose yama yikorera neza ngo agura amavuta yari muri ako gaci kizo denario magana warangiza yama hotaho Yesu abavuga tibasobarika abakuvuga baratuvuze jawa na Bishop Karegeya baratuvuga na Revera Kadona Shire baratuvuga twama dukomeza gusa
haraho twagaza tugera no mu rusengero bakamavuga ngo nabanje amahizi nabo ngo baje uko basenga isengesho ryo kugira gute ryo gutaha kubera ko twari twaravumbitse abakristo bakamavuga ngo nibashiremo se tukama dutara amasaka akureka utazana ibindi bintu kumuriro wamanitse none ubunye Karegera ni bishop afite amaruwasi akagira sale ize yakira abantu 400 irimo wifi Karegera wabazigabo kandi mwene Jamari umuzukuru wa Seho iwabo ni hehe ni Mbibunda uyu muntu wasuzugura no attention ejo yo guhahira ejo bundi izu ritungura reverakado imodoka izi zirimo 0 km izose aza kodesha imwe iyindi rekaye ngo igera ku ijuru n'amatayo paruwasi nimugera muti reka nkubwire amakuru benshi batwita abakene batazi ko dutungishije benshi nico gituma turi umuco wa benshi muri isi abantu nibagusuzugura koroga Imana ihindure system un jour uracari muri ale ariko retour bazakubwira ngo muze wo tubabarira kazaduha umwanya tukazaganira nawe muze wo tubabarira ukazaduha umwanya tukazaganira na ariko kiri muri ale ntaryamuze tuzi tungura Imana hindura system nyamugore mugani w'abarundi nyamugore ngo nagenda butogetoge anagenda pole pole mwana wa paka ngo ahike munda Yesu ngaha amavuto gugugugu gisha Yuda warushizwe finance ngo aya mavuto ngo wayishe nabi ware kuyagurisha tugafasha abakene Yesu yamatangaza ni muceceke abakene muri kumwe nabo iminsi yose nubundi muzakomeza kubana nabo naho njewe yakoze uko ashoboye ndamukiriza umuntu iyo niyo topic injira muri ayo matsinda koroga Imana ihindure system ibisubizo ndibiri kure ni wowe witindi mu ndamukiriza umubwire ayo magambo nushaka kureka amatwi yumvise hari ikibazo gihari nubwo butumwa narimba suyemo bwirijoro ry'umunsi baba tubenga bariri ngwino mangwino indirimbo wumvise baratokana fata ibitabo Yes.